Abakunzi ba Rubavu Banseri mukomere cyane mugubwe neza, twizera ko mwatangiye umwaka mushya muhire wa 2023, mukomeze mugire amahirwe mu byo mukora byose. Rubavu Banseri rero nk'uko mubizi, mukande subscribe kuri iyi channel ibagezaho amazu, ibibanza bigurishwa mu karere ka Rubavu. Ni ukuvuga ngo uyu munsi twabazaniye igipangu cyiza muri kureba, ni inzu nziza iri no mu kibanza kinini cyane ariko nk'uko bigaragara iyi inzu nziza ikomeye yubakisha ibikoresho bikomeye, inzu nini ya famiye ariko iri mu kibanza kinini ku buryo hajyamo n'ayandi mazu n'iri ikagumamo cyangwa ugatera amajaride, mbese ni hanini umushinga wose washaka kuhakorera byakunda kubera ubunini bwawo. Pariseri bwayo ifite ubuso bw'1062, urumva ko ari ahantu hanini. Iyi nzu mubona iri muri iki kibanza ifite korotire nziza y'amatafari ahiye, iriya yose mubona y'amatafari ahiye ni korotire y'iyo nzu. Ni inzu iherereye mu karere ka Rubavu, mu murenge wa Rubavu, muri santere ya Buhuru, mu kagari ka Byahi nyine muri santere ya Buhuru. Aho ngaho neza wahageze inyuma ya Sako niho iherereye. Inzu nziza ifite igisenge cyiza kigezweho. Wowe ushaka kugura inzu rwose, kubera ubunini bwa pariseri ntabwo igaragara, ariko ni inzu nini ifite ibyumba 4, salo à manger, toilette 2, ifite ibaraza ry'imbere n'inyuma, mbese ni inzu ikomeye yubakisha amatafari ahiye imbere n'inyuma, irimo amakaro, icyari gisigaye ni amarangi gusa. Ni inzu imeze neza cyane. Iyi nzu rero nk'uko mubibona iri mu kibanza kingana gutya, wifuza kugura inzu i Rubavu inzu ikagucika, ndakeka byazakugora kubona indi mari imeze nk'iyi ngiyi. Iri no ku giciro cyiza kuko ubu turayigurisha miliyoni 36 z'amanyarwanda. Miliyoni 36 z'amanyarwanda uzifite rwose, ibyangombwa birahari na ba nyirayo barahari, waza tukaguhuza nabo, ubundi washima umaze no kuyisura rwose ukabishyura. Ni inzu nziza rero, iyo korotire mubona ni iyayo. Inzu ifite igisenge cyiza, ifite ibikoresho byiza bigezweho, imeze neza cyane. Iri ku muhanda, ifite ikibanza ku ruhande, uburyo yubatse uruhande rumwe, ku buryo no ku rundi ruhande ushaka washyiramo andi mazu ukaba wayaha n'ahandi, na porutaye yayo, n'iriya nzu ikagira porutaye yayo. Mbese kubera uburyo ikibanza ari kinini, uburyo bwose washaka kubikora byakunda. Iyi nzu rero ntigucike rwose. Ikibanza ubwayo hajyamo nk'amazu nk'atatu nk'aya ngaya, ku buryo ushobora kuba muri imwe, izindi ukazikodesha waramutse wazubatse. Hari abakunda jaride, ukahatera jaride ukategura bikaba neza cyane. Umushinga wose washaka kuhakorera rwose ni hanini cyane. Duhamagare kuri izi nimero zacu batayigutanga kuko ni imari, uzuyisure cyangwa udusange i Rubavu. Nushima wishyure. Iryo ni ibaraza ry'inyuma mu gikari nk'uko mubibona, urabona ko ari inzu imeze neza, irakosoye, niko mu mvugo z'ubu bajya bavuga. Ni inzu imeze neza. Duhamagare rwose batayigutanga. Dushimira abakunzi bacu, abo dukorana, abo turangira amazu, barahari benshi kandi nzi ko dukoranaga neza, ibintu bikagenda neza cyane. Dutanga amakuru dufitiye gihamya rwose, tuba twagenzuye neza ko nta bindi bibazo bihari. N'iyi nzu rero niko imeze neza, ifite ibyangombwa, ba nyirayo barahari. Twebwe uraduhamagara nka Rubavu Banseri, ukaza tukayikugezaho, ugasura, wayishima tukakuzana ba nyirayo rwose mukagura, ugatanga amafaranga nabo bakagukorera ihererekanya ry'ubutaka ku babishinzwe. Iyi nzu rero duhamagare, uzuyisure batayigutanga. Ni inzu nziza ifite ikibanza kinini, amazi, umuriro byose birahari, irimo amakaro, yubakisha amatafari imbere n'inyuma nk'uko nabivuze, ifite igisenge cyiza kigezweho kandi birigaragaza. Ushaka gutura rwose cyangwa ushaka kugira inzu y'icyerekezo, nta handi nagushishikariza utaguze iyi nzu. Iri mu karere ka Rubavu, mu murenge wa Rubavu,
akagari Kabyahi. Aho muri santere neza rwose wahageze ukaduhamagara twahita tuyikugezaho kuko iri hafi, ntabwo iri kure ya kaburimbo, iri hafi ya kaburimbo. Muduhamagare rero kandi mukora subscribe kuri iyi channel. Nawe wifuza kugurisha inzu, ufite inzu, ikibanza i Rubavu, nawe uraduhamagara tukabigufashamo rwose, tukagushakira abakiriya. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza.